reka nkwikaze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza mukunzi wa Ituze 250. Ni wa mwanya rero turebera hamwe ibigenda bicaracara hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Hanyuma rero ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi hirirwa amakuru agiye atandukanye n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga, ariko usanga abantu benshi bapostinze bifuriza abamama babo umunsi mwiza. Abantu batandukanye bari umunsi w'abamama, buri mubyeyi wese wabyaye ubundi rwose abakwiye icyubahiro. Niyo mpamvu 14 z'ukwezi kwa gatanu aba ari umunsi koko wahariwe abo bamama igihe cyose. Rero niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ese umunsi w'abamama watangiye ute, watangijwe nande, ese ni yihe mpamvu uwo munsi washyizweho. Byose turabirebera hamwe, turaza kurebera hamwe n'icyo abantu bakomeye batandukanye bagiye bavuga kuri uyu munsi, kuko ni umunsi udasanzwe. Nta muntu ku isi uri ku isi atagira umubyeyi w'umumama. Ntabwo bishoboka ko umuntu apfa kuza gutyo gusa adaciye ku mubyeyi w'umumama. N'umubyeyi w'umupapa bayabigizemo uruhare, ariko kuri uyu munsi ugaruka cyane ku babyeyi b'amamama cyane. Reka turebere rero hamwe uko uyu munsi watangiye, naho waturutse, n'umuntu wawutangije, n'icyo yaragamije. Umunsi mpuzamahanga rero wahariwe umubyeyi w'umugore wizihizwa buri mwaka ku cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa Gicurasi cyangwa se ukwezi kwa gatanu. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umunsi ngarukamwaka. Umunsi w'umubyeyi w'umugore ufatwa nk'igihe cyo kubereka ko ari ab'ingenzi cyane, ndetse kandi hakazirikanwa uruhare bagira mu miryango yabo. Uyu munsi kandi ufite inkomoko mu myaka yo hambere, watangijwe rero na Anna Jarvis mu rwego rwo guharera icyubahiro nyina witabye Imana mu mwaka w'1905. Ibi rero yabikoraga buri mwaka. Rero kuva icyo gihe uyu mwaka watangiye kuba ikimenya bose, ndetse kandi hirya no hino ku isi batangira kuwizihiza. Uyu munsi mukuru w'ababyeyi b'abagore warizihijwe cyane, maze rero mu mwaka w'1914 wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Woodrow Wilson awemeza nk'umunsi w'ikiruhuko. Asohora itangazo ryemeza uyu munsi umunsi w'ikiruhuko cyo kwizihiza umunsi mukuru w'ababyeyi b'abamama. Abantu benshi bagiye bagira icyo bawuvugaho, bawugarutseho kenshi, bagenda bawuvugaho. Hari rero n'abantu bakomeye kandi bagiye bagira icyo bawuvugaho, harimo n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama. Yagize ati, umunsi mwiza w'abamama, ndizera ko mwafashe umwanya wo kuwizihiza mwese babyeyi, kandi mbasabye kuhabera n'abandi bose bababuze. Ati, kuri Michelle Obama, warakoze cyane kubera umubyeyi udasanzwe abakobwa bacu beza. Twese rero watubereye urugero rw'umubyeyi mwiza. Ntabwo ari uwo gusa wenyine rero wagize icyo abivugaho, uko ni abantu benshi ku giti cyabo bagiye bapostinga babwira ababyeyi babo babifuriza umunsi mwiza w'ababyeyi b'amamama. Muri urwo rwego rero nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame nawe yagize icyo avuga, agira icyo avuga rero kuri Twitter ye. Yavuze ati, umunsi mwiza ku babyeyi b'abagore, babyeyi muri isoko y'urukundo n'ubwitange ku miryango yanyu, haba mu byishimo ndetse no mu bihe bigoye. Tubashimiye umutima wanyu uhora uzirikana neza. Hanyuma rero ni tweet abantu benshi bagiye bagarukaho cyane, bagaragaza ko mu by'ukuri bayikunze. Adruwaje atera comment avuga ati, ni uwiyita Son of God, yaje avuga ati, we love your mom. Hanyuma uwitwa Professor Bosco Ndarabutse yavuze ati, happy Mother's Day to you. Nundi nawe yiyita Agapome aravuga ati, amen. Yasubizaga kuri iriya tweet ya Madame Jeannette Kagame. Hanyuma rero wiyita Sibomana Emmanuel yavuze ati, mbega umunsi nk'uyu aba ari mwiza cyane pe. Ati, kuri ba mama bacu batubikiraga ibyo kurya tudahari, batwonkeje bakadukarabya n'ibindi byinshi cyane, turabakunda, mugira umunsi mwiza. Uwitwa Dani nawe yaje aravuga ati, murakoze mubyeyi wacu, Imana ikurinde nawe, umunsi mwiza w'ababyeyi kuri wowe. Hanyuma uwitwa Mama Happiness yaje nawe asubiza kuri tweet ya Madame Jeannette Kagame aravuga ati, urakoze mubyeyi, urugero rwiza tureberaho, Imana ikomeze ikurinde. Hanyuma rero uwitwa Niyongira Jean Damascene nawe yavuze ati, iteka duhora tubashimira ababyeyi beza, ntacyo twabona twabitura, muri ab'agaciro gakomeye. Hanyuma rero uwitwa Mami 10
Ellen nawe yaje aravuga ati urakoze cyane mubyeyi wacu, happy Mother's Day to you. Uwiyita Jules Didier yaje ashyiraho umutima arigendera. Hanyuma uwitwa Aline Uwase yaje aravuga ati urakoze mubyeyi. Witwa Jules Didier yaje aravuga ati happy Mother's Day ashyiraho n'umutima. Nuko nguko byari byifashe uyu munsi, bitari n'ibyo hirya no hino abagiye bagira icyo bavuga ku mbuga nkoranyambaga zabo bifuriza ababyeyi babo mu by'ukuri umunsi mwiza w'abamama. Hagati aho wakwibaza uti se mu by'ukuri nakorera iki umubyeyi wanjye ku munsi nk'uyu? Hari igihe wibaza uti se mu by'ukuri namuha iki, ni iyihe mpano namuha? Byose ni ibintu ushobora kwibaza. Ahangaha hari ibintu bigera muri 5 nakushakiye kugira ngo ubashe kumenya ese mu by'ukuri nshobora kumukorera iki akanezerwa. Rero icya mbere ushobora kumukorera, ushobora kumusohokana ukamugurira icyo kurya akunda akakirya, noneho nawe atari we wagiteguye akakirya atakiririye mu rugo, akakirya wamusohokanye, ukamusohokana ahantu heza gishobora kuba gitegurirwa, ukakimushakira rwose ukamubwira uti mama uyu munsi nkeneye yuko uri burya ifunguro utateguye. Nyuma rero ikindi kintu cya kabiri ni ukuvuga ngo ni ukumugurira umukenyero mwiza cyangwa se umwambaro mwiza ku buryo ashobora kuzajya wambara agatambuka mu bandi babyeyi akavuga ati mu by'ukuri umwana wanjye nanjye narabyaye kandi narareze kandi ndakujije, kubera yuko mu by'ukuri umwambaro yambaye ni impano yakuye ku mwana we, cyangwa se ni amatunda yo kuba yarabyaye ndetse akarera ndetse agakuza. Byose ni ibintu biba biri bumushimisha. Ikindi kintu ushobora kumukorera akishima ni ukumugurira telefoni nziza, kumuhindurira telefoni ku buryo ashobora kuzajya areba n'ibindi bigezweho. Niba yari afite agatelefoni gato ushobora kuba wamugurira telefoni ishobora kuba yatuma amenya amakuru agiye atandukanye nka smartphone, ukanamwigisha uko ikoreshwa. Nabyo ni ibintu byiza cyane ashobora kwishimira. Hanyuma rero ikindi kintu cya kane kibanziriza icya nyuma ushobora kumukorera ni ukumuzanira indabo nziza ziroza se cyangwa se izindi ndabo zishobora kugaragariza umuntu ko umwishimiye kandi umukunda. Mu by'ukuri nawe akazifata akishimira yuko afite umwana, noneho uwo munsi arimo kuwishimira ariko koko turutse ku muntu watumye yitwa umubyeyi. Ni ibintu byiza cyane byizihira buri mubyeyi uwo ari we wese. Hanyuma ikindi kintu cya gatanu ushobora gukorera umubyeyi wawe kandi akishima ku munsi nk'uyu ni ukumwoherereza ubutumwa bugufi, ubutumwa bw'amagambo, message. Ushobora no gukoresha na momo, byose birashoboka, cyangwa se n'ubundi buryo bwo kumwoherereza amafaranga. Ariko si n'ibyo gusa, ubutumwa bwiza cyane bw'amagambo nabwo ababyeyi bubakora ku mitima. Ushobora kwibaza uti mu by'ukuri nshobora kubwira gute umubyeyi wanjye, n'ubuhe butumwa nshobora kumuha bukamukora ku mutima? Reka turebe bumwe mu butumwa ushobora kubwira umubyeyi wawe ku munsi nk'uyu w'abamama akishima kandi akanezerwa ndetse akishimira yuko ari umubyeyi. Hano hari ubutumwa bugira buti mama niwe mwarimu wa mbere ku isi mfite, wigisha kandi akigisha buri muntu n'inshingano ze mu buryo atabitekerezaga kandi adategereje igihembo. Ati mu by'ukuri mama uri umubyeyi ushobora kurera umuntu ukamukuza kandi n'ubundi ugakomeza ukamukurikirana kuri wa murongo wamuhaye. Uri umubyeyi ugendana n'umuntu mu murongo we kandi ukabikorana urukundo ndetse no kwita kuri uwo muntu. Ndagukunda mama. Ubwo ni ubutumwa bwiza ushobora guhereza umubyeyi wawe. Ubundi butumwa bwa kabiri ushobora kuvuga uti umuntu wese yaza, abantu baza bakansanga ndetse abandi bakagenda, ariko mu by'ukuri mama wanjye ntago ajya agenda, ntabwo ajya nsiga. Ndagukunda mama, nkusezeranyije yuko aho uzaba uri nanjye tuzabana. Mama wanjye uri umuntu ubana nanjye mu bihe byanjye byose, naba ameze neza cyangwa ntameze neza, mu bihe byanjye byiza n'ibihe byanjye bitari byiza, mu mafuti ndetse no mu kuri, hose mba mpagararanye nawe. Bose bansiga ariko wowe wagumana nanjye. Rero ndabigushimira cyane kuri umubyeyi mwiza utajya unsiga. Ndagukunda cyane mama. Umunsi mwiza w'ababyeyi b'abamama. Bundi butumwa
ubutumwa bundi bwa gatatu ushobora kuba wamubwira, ushobora kumubwira uti ntago ari umunsi udasanzwe gusa kuko iminsi 365 igize umwaka yose uhora uri udasanzwe kuri njyewe. Uba nasobanura urukundo rwawe kuri njyewe ntago ari ibintu byoroshye, ntago ari ibintu nabonera igiciro nagereranya nabyo. Umunsi mwiza w'ababyeyi mama, ndagukunda cyane. Ubundi butumwa ushobora kumubwira uti kuri uyu munsi mwiza w'abamama ndagusezeranya yuko nzabana nawe mu bihe byose, mu gatoya no mu kanini, mu bikomeye no mu byoroheje, nzabana nawe mu buzima bwawe bwose, just like you stayed with me since my birth till now, nk'uko nawe wabanye nanjye kuva mvutse ndetse kugeza uyu munsi. Happy Mother's Day, umunsi mwiza wa mama wanjye, ndagukunda cyane. Mu by'ukuri umunsi w'abamama ni umunsi ukora kuri buri muntu wese, yaba umugabo, yaba umusore, yaba umwana, yaba umukobwa, yaba umukecuru, buri muntu wese aba afite aho yaturutse. Niyo mpamvu umunsi mwiza w'abamama, umunsi mwiza w'abamama kuri buri muntu wese wavutse, umunsi mwiza w'abamama kuri buri muntu wese ufite umubyeyi n'utamufite. Niba udafite umubyeyi nakubwira ntikomera, ariko kandi nicyo gihe cyawe cyo kwitekerezaho ukavuga uti uyu mubyeyi nubwo adahari ndiwe kuko nasigaye mu izina rye, ngomba rero kumuhagararira neza. Uri ambasaderi we kandi ahari hose aragusabira, ntasiba kugusabira ku Mana. Niyo mpamvu rero nakubwira nti humura kandi ukomeze, mu by'ukuri ukomeze uwo murongo muzima urimo, ibyiza ukora bikomeze kuko niryo shema rye ahari. Iyo aguteyeho ijisho aravuga ati mu by'ukuri nasize umuntu. Iyo utangiye gutandukira rero ujya mu bibi, mu by'ukuri uba urimo kumubangamira kandi uba urimo no kwanduza izina rye mu bantu bari bamuzi. Reka duharanire rero kuba ishema ry'ababyeyi bacu aho twaba turi hose, nibyo twaba turimo byose duharanire kuba ishema ryabo. Iyi ni Ituze 250, njye ndi Queen of Trends. Reka dukomeze tugire umunsi mwiza, umunsi mwiza w'abamama ku bamama bose, umunsi mwiza w'abamama ku bana bose, kandi twese dufatikanyirize hamwe tuvuge tuti kubasiga icyasha tubyamagane, turabyamaganye